ugata umurimo w'Imana buri muntu wese mu itorero abuwejejwe muri ngizo the basic foundation cyangwa se ngiyo nakwita fondation yo gutangira ikintu cya deliverance kugira ngo ubohoke mu buryo bwiza hagati hatagira umuntu n'umwe kubangamira kukitagenze neza iba utabanje kubifata amaturo washyiraho n'ibyo wanavuga ntacyo byamara nizo ntambi kuko kubohoka ni igitekerezo cy'Imana ku muntu wayo so umuntu bizana so rero Imana ibaho umugisha abakucyubagara byinshimishwa nuko wabyumva ukibaza ngo ibi bintu narabimenye sinarisobanukiwe ndiyizi se nibyo nkora se niko ndimo ngenda se bizamera gutya se bizakomeza gutya se ese ubundi hano nakoze rero ngiyi impamvu mujyambaza ngo ko nabikoze bikanga nuko wabanje amaturo ariko utari hano wabanje igitambo utari hano igitambo cya mbere ni wowe ubwawe kubanza guhindukira yourself kubanza ukimenya ukaba ufite new identity sinabaye mushyashya hanyamundo mushumuye ukunda kuyana ngo imenye identity yo yimenye isobanukirwe ndinde nduwande twabonye ko intambwe ya mbere no kwisobanukirwa wowe ubwawe y'ibyaha wakoraga ibohora ngo y'ibyo wabagamo niba utakoreraga Imana by'ubwiza ibohore wowe ubwawe wibohore muri ibyo bintu kugira ngo marayika w'Imana Imana ikubohora ntabwo babohoye Lazaro agipfuye babohoye Lazaro ari uko yazutse Nshuti yanjye imaze kwihana no guhindukira ni isoko yo kuzuka kandi ukakira umugisha w'Imana Imana ikurusha mu izina rya Yesu kandi data twese akugire neza kandi Imana mwijugara kuvuga ngo release yourself from the bondage of the evil had you never declaring it so ngo dekara ubuzima bushya kuhindutse bushyashya ukora ibintu bushyashya bucuruza ubujye muri bushyashya gutangira kubohoka total deliverance in your life so ngo ibyo bintu kubirizinga hari ibyo ugomba kureka amafoto ugomba kureka yurukoza soni ibintu ugomba kwihorera kuko bijyanga bikunde hari uwe ugiye kujyamo umwuka wese agufasha so rero sohoka muri ibyo bintu bimwe bikubata bimwe bigutwara umwanya bikubuza amatekano kubuza amahoro ubwawe nawe byikuremo utagombeye ikindi kintu gikomeye ikindi ukwiye kumenya umaze kwibohoraho ubwawe ugomba kugira resistance ku banzi bawe kubaramutsa no kubasuhuza afite iz'Imana bakunze umwegabera ministries amafuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka kandi tubashimira tuganira namwe nk'abakozi b'Imana dukunda cyane mbashimira mwese mukunze gukanda ku mwegabera ministries mugakora cyane ibiganiro cyane kuko ibyo tuvuga hano ni hakindi no kubohoka no gukira karande no gukira imivumo ni inzozi ibyo warose n'ibyo kubera ko burya ubuzima bayemo bujyana inzozi ugomba kuburota rimwe n'imwe cyane ko inzozi urota n'ibyo utekereza byose bijya guhurira hamwe ariko byose Imana ikabikora kugira ngo ugubwe neza kandi utabarwe rero Imana ibaho umugisha mwese uyu munsi ngira ngo kuwa gatanu ejo mwaranezere mumaze kubona umukozi w'Imana Silas abaganiriza ariko ndazanagaruka n'ubundi yogira abafasha kandi munezerwe n'abashimira mwese abakoze subscribe Imana ibaho umugisha abatarayikora namwe ntabwo twabarenganya twanabarwanya ariko Imana izabikora neza mu buryo bukwiriye kandi muzatabarwa so ndagira mubwire ngo Imana yo mu ijuru Imana y'amahoro ibahezagire umunye muhezagire kandi mutabarwa ko Imana irabakuga dusenga Imana mu izina rya Yesu hasigaye twumve ko Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso turagushimiye data wa twese wari utushimye amahoro turakunezerewe cyane uri Imana yacu uri umukiza wacu uri umutabazi kandi uri umunyembaraga uri umunyembabazi abakwiringiye bose ntibajya bakorwa n'isoni akenshi mwami batabara rero kuri uyu munsi wa gatanu ufashe buri muntu wese umugire neza umwambika imbaraga kandi umwuka w'igitangaza umwuka w'imbaraga umwuka w'imirimo umwuka wo gukora abana natwe muri byose turagushimiye data ufashe umukozi wa Emmanuel turi kumwe ufashe umukozi wa Dina twese muri nanjye ngire neza kandi Kristo ugiye kumva kino kiganiro umuhe kubohoka no kumenya urwego agezemo kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen bavandimwe bashiki banjye bene data aho muherereye mu Rwanda hirya no hino ku isi mwese mu Kinyarwanda n'atacyumva ariko bagasha basobanukirwa ntabwo tuzareka kuvuga ijambo kubohoka kuko na Kristo nibyo ashaka rero iyo tuvuga kubohoka tuba tugira ngo ugere ku rwego rwiza rudasanzwe maze ubohoka kuko kubohoka ni icyifuzo cy'Imana your deliverance is God's desire uvuga ngo kubohoka ni igitekerezo cy'Imana ku muntu w'Imana
kuko buriya ko Yesu cy'Imana ku muntu w'Imana kubohoka nyakuri, kuko Yesu yaravuze ngo nuko nimumenye ukuri niko kuzabatura kandi nzabatuye by'ukuri rwose. Bisonye cyane cyane ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ibice 8:1-2 uzasanga ngo nimumenye ukuri niko kuzabatura kandi mumenye ukuri niko kuzabagereza mugakubwa neza. Imana ibamesha mu izina rya Yesu kandi mushoho guhembuka no kugubwa neza, ko nta magambo kwiye kumenya. Ni ukuvuga ngo it's knowing the truth that makes you free. Sumva ngo ukuri niko kubatura buri muntu, kuko kubatuka, kubohoka no kwinjira mu masezerano ni icyifuzo cy'Imana ku bantu bayo. Kandi ubona ko abantu benshi bataramenya kubohoka ni iki, deliverance ni iki. Mu cyumweru cyashize nabasobanuriye ko ari deliverance y'umubiri w'umuntu, umwuka w'umuntu n'ibikorwa by'umuntu. So rero kubohoka ni intego Imana yo, ni uburyo Imana ifite igitekerezo cy'Imana, si icy'umuntu ni icy'Imana ubwayo. Aha rero ngewe nakomeje kuganira turebe ese koko bivuga buri munsi many times abantu ngo deliverance kubohoka runaka yarabinkoreye ntibyankunda runaka. Impamvu bitakunze no kuziko byabo bikorewe na kanaka. Ubundi deliverance ni igitekerezo cy'Imana, kubohoka ni igitekerezo cy'Imana. Nawe maze kubona igitekerezo cy'Imana ngo byose bikorerwa hamwe kugira ngo igitekerezo cyiza kizima cyo ku muntu yabohotse. Ndabizi kubiririmba buri munsi kandi ukabivuga, kandi iyo tuvuga bino bintu cyane iyo bivuga yewe suko ibyo mvuga byashiranye, oya nimumenye ukuri niko kuzabatura kandi ukuri ni Yesu. So hakeneye iyo deliverance iri total, hakeneye iyo deliverance ikora imirimo, hakeneye iyo deliverance ituma ubasha kubohoka, ukabohora ubuzima bwawe, ukabohora ubugingo bwawe, ukabohora business yawe, ukabohora n'umuryango wawe. Bavandimwe nshuti z'Imana, nabwiye ngo buri gihe impamvu utarabohoka banza urebe ngo uko mbayeho bisa no kwacu babayeho, ese uko mbayeho bisa n'ibindi, ese umugabo nashatse imibereho turimo isa n'iyiwacu, bisa n'iyiwacu. Akantu kose ukagenzure uvuga uti koko nkeneye ya deliverance iri total. Kandi abantu barahari kugira ngo bagufashe ubohoka. Tw'intego yacu nuko aho kubohoka. So muri hangana rwaye gripe ariko umwuka wo ni muzima, ni muhumure, Imana irangiza birakunda. So rero deliverance buri gihe ntabwo ishobora kubaho mu gihe cyose inzugi z'ubushake bwawe bazifunze, ndetse rimwe na rimwe ukumva ibitekerezo bya Satani ntibaho. Abatekamutwe bariya barabeshya, bashaka kurya amafaranga, ni ibiki, babuze ibyo bice cyane ko amatorero menshi ndetse aho twita ibigugu nayo twita ko afite ubushobozi. Iyo uvuze ijambo deliverance ntago babyumva, kuko bamwe muri ba nyiraho nabo ubwabo usanga bakiboshye. Désolé kuvuga ijambo, amusore kuvuga ijambo, désolé kurivuga rino jambo. Abana b'abapasiteri usanga abasinzi bakoze ibyaha niki, ndetse na pasiteri ukora za divorce bari kubwumva. Bakaza ngo wa muntu wakoze iyo divorce, wa muntu wayi mu babaro, wa muntu wayi mu ngorane, harya ubundi we icyabagambiriye niki. So rero data wa twese, Imana yo mu ijuru, ugomba gusobanukirwa, ukabanza ugafungura inzugi z'imitekerereze yawe. Kandi kuko buri gihe aha dutunze ho mu mitekerereze no kutibaza ni isoko imwe mu bituma Karande zigira imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So rero data wa twese akumpera umugisha kandi akomeza kubaza igihugu urimo kandi akutabare. Deliverance rero ugomba kubanza ugacenginga your mind. Dutangira uno mwaka twarababwiye ngo twifuza umuntu utinze iyerekwa ryacu. Tubago dushaka n'umuntu ushaka kutubuza iyerekwa ryacu. Nagira ngo winjire muri izo mbaraga zo gusenga. So rero kugira ngo wumve deliverance ntishoboka mu gihe cyose utarafungura imiryango ku bushake bwawe yo kurwanya ikibi no guhitamo neza no kureka icyaha no kwanga ko dayimoni akwegera no kujya kure ya Satani, kuko ibyo byonyine nibyo bigufasha kubasha kwinjira mu buryo bwo kubasha kubona iyo deliverance, ugasohoka mu buryo bwo kubohwa ukajya wabohoka. Nuvuga ngo the first cyangwa se mu buryo bukurikira ni ukubanza gufungura your mind, kureka ibitekerezo bipfuye kugira ngo ntibishoboka ngo Karande, nyamara ubirimo, ubirakariyemo, ubatse nabi,
uriye nabi, uryamye nabi, uhora urwaye, uhora n'ibibazo, wirwa mu ntambara. Yenda nanjye narwaye gripe n'ibisanzwe, ariko hari indwara zitavurwa. Ni bande mwatonganye, ni bande bakuvuyeho, nta mbaraga ufite, waragiye ugira ngo uzatabarwa, aho ugeze uracyarwana nabyo. Byumvikana ngo still n'ubundi ibyo bintu kirimo biri mu nzira zimwe zituma ya total deliverance in your life idashoboka, kuko utarafungura imiryango. Ariko imiryango ya mbere ukwiye gukingura si inzu utuyemo, si iduka ukoreramo, si aho wicara, ahubwo ikintu ukeneye ni kimwe, ukeneye deliverance yo mu mutwe wawe. Ahanga kubanza ugafungura izo nzugi umwanzi yakinze ngo batagutwarira amafaranga, ntibibaho, runaka yarabinkoreye ntacyo byabonye. Kandi deliverance nta muntu baza mugenzi we ngo bigenze gute, kuko uzasanga ugiye kubaza muri mind ye nawe ntabyo azi, ahubwo umureba komeye, kuko uwarwaye se yakubwira ko azakira gute. Rero iyo dusobanura bino bintu, nabwiye ngo nimumenye ukuri, ni ijambo ry'Imana nahereyeho, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Nabikubwiye ibice 8 umurongo wa 30 na umurongo wa 31 ntabwo the God desire for your life is your complete deliverance. Nubango kubahoka ni igitekerezo cy'Imana. Kubahoka ni umugambi w'Imana, si umugambi w'umuntu. Sura kubaho kugira ngo total deliverance. Yesu yaravuze ngo nimugumana amagambo yanjye akaba muri mwe, muzabe mubabigishwa bukuri. Jesus said, if you are abide my words and my words still in you, you are good disciples indeed. Nuvango tuzaba bigishwa bukuri, amagambo y'Imana n'aba muri twe, natwe tukaba muri yo, no tusacyo dushaka cyose kandi tuzagihabwa. So rero ni byiza ko bantu b'Imana turimo tuganira, turimo tuvuga mu magambo y'Imana, mutavaho mucika intege ngo mukorera Imana, ahubwo baze ngo iyo deliverance bundi nyikeneye gute, ndabigenza gute, ese yakorwa gute, ese yakwerekeza he gute, ese nabikora mu yihe nzira. No, iyo ushaka kubohoka by'ukuri kandi wumva ko mu mibokere yawe harimo kumenya ni igitekerezo cy'Imana, yaravuze ngo nukorera amagambo yanjye naba muri mwe. Urumva, amagambo yanjye muri mwe namwe gume muri nge, muzaba abigishwa bukuri. Nuvuga ngo kubohoka ni umugambi w'Imana, kubohoka ni umugambi Imana iguhaye, kandi kubohoka biva mu ruhande rwawe no gusobanukirwa ibyo ukwiye kubohokamo. Rero abantu benshi iyo total deliverance ntago bayumva. Kubohoka uwatubohoye icyaha ugira ngo yakwa ko tubohoka no ku bindi bintu, ntago byakwanga. Iyo tubohowe no ku bindi bintu, Imana ibitubohoye by'ukuri kandi tukagubwa neza. So ni byiza ko umuntu w'Imana wese agomba kubohoka, kandi akabohoka by'ukuri, kandi akagera ku rwego rwiza rwo kubohoka, kandi agasobanukirwa, akamenya umugambi w'Imana ku buzima bwe, akamenya umugambi wo gukorera ku Imana ikamugira neza, kandi data wa twese akamuhembura. Ni byiza rero ko wowe unkurikiye, wowe kumwe gabera ministries, iyo deliverance ndimo sobanura ikugiraho imbaraga cyane. Icyo nkubwira cyo, ntabwo abantu benshi babyumva kimwe. Ntabwo abantu bose bumva ikintu kimwe. Nuvuga ngo usomye ayo magambo, nimumenye ukuri niko kuzaba batura. Bivuga ngo ukuri kwawe kw'ijambo ry'Imana n'ukuriho, nibwo uzaba batuwe by'ukuri kandi usohotse muri urwo rugamba. Njye impamvu z'aya magambo ndagira ngo ugire kubohoka muri wowe, total deliverance. Akenshi na kenshi nta muntu urwaye yakurangiraho muganga ari kandi nawe ataragiyeyo. Nkundire ibintu byumva, nta muntu n'umwe wakurangira ukubohoka nawe ubwe akiboshye. Ikintu cyumva,
nakubwiye ngo deliverance yawe, the God's desire for your life is your complete, is you, the complete deliverance. Jesus said, if you abide in my word and you will be my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Yohana 8:32. Urumva? It is knowing the truth that makes us free. Continue pursuing Christ and freeing yourself from all scriptures to experience the freedom God wants you have. Ni ukuvuga ngo kubaho kanyako nyakuri ni ubwa mbere n'ugomba kubanza gufungura inzugi zo mu bitekerezo. Mfite ibihe bibazo, ngo we n'iki, nkeneye iki, nayibona gute, ninde wabifashamo. So rero nahabwe ejo ntimuzabihuze, nahabwe ejo nibabwira ngo ikintu cyerekana kubohoka nyako no guca iyo shene. Icyambere mvuga ikijyanye no kubohoka umubiri, nabisobanuye, kumwuka ndasobanura, utunze ndasobanura. Mu minsi yashize kuva ku wa 3 mbasobanura kubohoka no gutandukana n'abadayimoni. Ikintu cyambere ukwiye kwitondera mu gihe ushaka kubohoka, icyambere no kubanza kwimenya ubwawe, kwimenya no kwimenya ukisobanukirwa, kuko kwimenya ukanisobanukirwa ukamenya n'imbaraga ukoreramo n'intambwe ya mbere ikwinjiza mu kubohoka byemewe. First kubanza ukimenya, mboshywe n'iki, mboshywe gute, byatangiye gute, ngerageza gute, nkora gute, ese bipfira. Ayo magambo ukabanza ukimenya, ndi mwene nde, wo kwande, wo kwarugira gutya, ese kwiturwaye ni indwara ihoraho, buno buzima. Ayo magambo ukayicarana akaba ari mu buzima bwawe. Iyo yicaranye cyangwa ukayamenya, icyambere ni ukwimenya. Bavandimwe, kwimenya ni kimwe cya kabiri cyo gutangira kwinjira mu rugamba rwo kubohoka. Kwimenya, ndinde, mwene nde, uvuka he, wacu gute, tumeze gute, horana nande, nabayeho nte, ese ubuzima ndimo nibwo nishimira n'ubwo ndi umukristo, ese harabura iki. Rero kumenya ni kimwe no mu ishuri. Iyo umenya ikibazo neza, bavuga ko ari 50 yo kuba ushobora kugisubiza bumvise ko babaza neza. So rero birakwiye kumva kwisobanukirwa. Nuvuga ngo kwimenya ni icya kabiri cyo gutangira deliverance. Kandi iyo umaze kwimenya, niyo mpamvu ituma ubasha no gusobanukirwa ngo mbese umwuka w'Imana muri nge, mbaraga z'Imana muri nge, mikorere y'Imana muri nge, ese bingeze hehe, ese bimeze gute. Sumva ngo banza wimenye, ndinde, ndi mwene nde, nkora nte, bamera nk'abaya bese bimenye, menya nk'abantu bagiye bisobanukirwa, ariko utazigira nka Mefiboshethi wisobanukiwe nabi akita intumbi y'imbaraga kandi yahamagawe n'umwana. So rero imaze kwimenya, wowe ubwawe ukimenya, binagutera kumenya nkora ikihe cyaha, nihana gute, mbaho gute, ese koko nkwiriye kubohoka. Ibyo bintu bimaze kubimenya rero, ni nabwo ubutangiye umwuka wera abatangiye gufasha kugira ngo ubashe kubohoka. Icya kabiri ukwiye kwitonda, bimaze kwimenya, uzimenya mu ibyaha wakoze, ibyo utacumuyemo, ibyo utatunganije, none utangire wihane mu mutima wawe. Iri jambo narabwiye ushize ngo nuko mushake muhindukire, ni mu byakozwe n'intumwa ibice 16 havuga ngo nuko ngo bagabo 15 ngo bagabo bene data dukora iki. Arabwira ngo nuko mwihane muhindukire ngo kugira ngo mubone ko iminsi myiza iza. Reka none Manuel hadusomera nta kibazo, koze Imana hadusomere rero tuba turi kumwe n'ubwo bacecetse muri iyi minsi, asigakora muri kamera bucece, ariko ibyategura twabiryohewe cyane. Imana ikumbera iminsi myiza ni ibice 3 by'ibyakozwe n'umurongo wa 16 hafi aho ngo 15 14 ngaho. So nukuvuga ngo iminsi myiza ibone kwiza, ngo nuko mwihane, iminsi yo guhemburwa nuko ngo mwihane muhindukire kugira ngo iminsi myiza, igihe cyiza kizibiza. Nuvuga ngo iyo umaze kwimenya no kumenya umuryango wawe, kumenya aho washatse,
kumenya aho uvuka, kumenya uko ubayeho, kumenya ibyakunaniye, kumenya ibyaha wakoze. Iyo umaze kwimenya aho ngaho rero umwuka w'Imana watangiye gufasha ngo winjire muri ya deliverance iri total, maze ugubwe neza, kandi umwuka w'Imana kugira ngo arusheho gukorana nawe. Imana iguhe mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga rero ngo mushake Imana. Ibice 3 umurongo wa 19 haranditswe ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku mwami Imana. Urumva amagambo ko yasobanukiwe. Byakozwe mu 3:19, nuko mwihane, musubiramo gatoya, nuko mwihane muhindukire, nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ko iza ituruka ku mwami Imana. Iminsi yo guhemburwa ibone ukuntu iza kandi iturutse ku mwami Imana. Haleluya, amen. Nuvuga ngo iminsi iza yahembe ikintu. Nuvuga ngo iyo umaze kwikana organized, icyakabiri ni repentance, kwihana. Nuvuga ngo cyane iminsi myiza ibashe kuza. So rero ntiyaza kandi hakiriho icyaha. Ntabwo ko imbogamizi ya mbere ya deliverance ni icyaha no kugitindamo no kudahindukira. Mushaka Uwiteka, mumubone, muzamubona kandi ntazabihisha. Kwihana kwiza ni uguhindukira by'ukuri, ukava mu cyaha, ugahagarika icyakwinjizagamo bitandukanye no kwatura, kandi warangiza ugatangira kugira umutima mushya, aho ugomba guhunga icyaha, warangiza ukagera Kristo akagutabara, akagukuramo wa mwenda mubi, akaguha umwenda muzima. Mwibuke neza ko umukozi w'Imana witwa wari umuhanuzi ngo ageze imbere y'Imana ngo Satani aza kumurega, ariko agiye kumurega Imana avuga ngo oya, ngo mukuremo iyo kanzu mubi, kanzu mbi muhe ikanzu nshyashya. Remove the new garment, the filthy clothes, and put the new garment of Joshua. Kiwaza umutambyi. Hamwe ati nta mpamvu Satani bimurega, ahubwo mukure nk'imyenda yacagaguritse yanduye. Nibyo tango ni filthy clothes, imyenda icagaguritse kandi inanduye, ahubwo amacyo bita new garment. Nuvuga ngo rero iyo kubahoka kwiza kugiye kubaho, nuko duhindukira tukakira Imana muri twebwe. Twamara kwakira Imana, ibyo dukora bikatubera byiza, kuko Imana yakomeje kuvugana nawe. So rero ibyo ugomba kubimenya, kandi iyo umutima ndagira ngo ibi bintu bimenye gifati. Ntabwo deliverance yabaho kabone nubwo yayikorerwa n'abandi n'abasagute, igihe cyose utarihana icyaha, hatarimo no kubabarira. Indi mbogamizi itera deliverance gucikira ni ukutababarira. Kutababarira ni isoko yo gutuma itakwegera. So Imana iguhe umugisha. Icya gatatu, umaze kwihana no kwatura, tangira ukoresha ururimi rwawe. Uvuga mu kwihana, wamaze kwihana, ibyaha byavuyeho, wamaze gukuraho za connection zose, wamaze gutandukana n'ibyaha wakoraga n'abantu mwabikoranaga n'ibyo wakoraga. Ukimara kubikora, ikintu cyatuma gutera intambwe ni ugutangira kuvuga ibintu byiza ku buzima bwawe, aho gutungwa n'ubwoba, kurakara ngo bavuze batukanye. Ahubwo ikintu cya mbere use nk'umuntu uvuga ngo okay, I'm saved, ndakijijwe, I'm born again, maze kubarira abantu, ukitegura kugira ngo itoto deliverance kumbe gukora. Ikintu cya kabiri, ikindi wowe ubwawe ugomba kwirekura. Wowe ugomba ubwawe kwibohora iyo ngoyi, kwibohora ingoyi y'ibyaha wakoraga, ibohora ingoyi y'ibyo wabagamo. Niba utakoreraga Imana mu bwiza, ibohore wowe ubwawe, wibohore muri ibyo bintu, kugira ngo marayika w'Imana, Imana ikubohora. Ntabwo babohoye Lazaro agipfuye, babohoye Lazaro ari uko yazutse. Nshuti yanjye, imaze kwihana no guhindukira, ni isoko yo kuzuka kandi ukakira umugisha w'Imana. Imana ikumusha mu izina rya Yesu, kandi Data twese akugire neza. Kandi Imana mu ijuru ngo release yourself from the bondage of the evil. How do you endeavor?
declaring it. So ngo dekara ubuzima bushya kuhindutse bushyashya ukora ibintu bushyashya bucuruza ubugemuri bushyashya gutangira kubohoka total deliverance in your life. So ngo ibyo bintu kurizinga hari ibyo ugomba kureka amafoto ugomba kureka yurukoza soni ibintu ugomba kwihorera kuko bijyanga bikunde hari uwe ugiye kujyamo umwuka wese agufasha. So rero sohoka muri ibyo bintu bimwe bikubata bimwe bigutwara umwanya bikubuza amatekano kubuza amahoro ubwawe nawe byikuremo utagombeye ikindi kintu gikomeye. Ikindi ukwiye kumenya umaze kwibohoraho ubwawe ugomba kugira resistance ku banzi bawe, resistance kuri Satani. Wishukwa n'ikintu cyose, witerwa n'icyo ubonye, witerwa n'ibyakubayeho, we igira resistance yawe kandi ikomeye, kandi ugira resistance vraiment iri positive ku mwanzi wawe. Kuko Satani ntabwo akuva iruhande ngo ajye kure, oya, ntanakubeshye ngo umwohereze ikuzimu, nta nubwo abikuzimu Satani. Haramwe ngo ujya mu ishyamba, kandi mu ishyamba hari inyamaswa, ntaho ujya Satani. Satani ni ikinywa amaraso. Satani ni ikinywa amaraso kiguma hafi y'umuntu. Ni ukuvuga ngo imibereho n'ubwo Satani abayeho nuko agira abantu yoshya. Rero ntajya kure yawe. After you are released yourself, Satan goes from being on the inside to going on the outside. These demons don't just disappear after deliverance. They are all small demons, all outside, and I will try again to other side, once more sending temptation your way. Now need to resist, and therefore will flee you. Flee you. So icyo tubonye ahangaha nyuma yo kuva muri ibyo bintu, nyuma yo gusohoka muri ibyo bintu, nyuma yo kuba no muri ibyo bintu, nyuma no kugenda muri ibyo bintu, biragusaba ko hari ukwiye kumenya gukora ngo ntabwo Satani ajya kure yawe, ajya hafi yawe, akicara hafi yawe, aguteza utuntu duto cyane, utugeragezo n'utundi twinshi cyane, kandi yamara kutudutera rimwe na rimwe akohereza ibindi bitero kugira ngo ushobore, kandi yarangiza agasanga nawe uraguye. Bityo yose agomba kuresistinga kandi Satani akaguhunga. Bongera dusomere mu James cyangwa se Yakobo ibice 4:7. Ari amagambo. Ntabwo Satani ajya kureba akakubeshya ngo agikuzimu ngo bamushora mu mwobo ngo namutwikora mutwisha se peteroli n'essence, ahubwo abari aho behind ategereje ngo arebe kongera kumukingurira imiryango. Ariko yafungutse muri mind ni gutangira kumutsinda no kumunesha kandi ukagubwa neza. Yakobo yaranditse ngo mu bice 4:7, nuko rero mugandukira Imana. Nuko rero mugandukira Imana. Ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Ariko murwanye Satani nawe azabahunga. So ngo ni resistance of your enemy, cyangwa resistance to enemy. Nubango Satani araguhunga murwanya azabahunga. We ntajya kure yawe, ntajya abari hafi yawe agutera udutero shuma. Njye nigeze kumva inkuru z'ahantu barwana, cyangwa se nta nicyo mbisha ko nta ntinya iby'urugamba ndabizi, ntawe ndabizi pe, urugamba ndaruzi, kurasana ndabizi, ndanabivuze noneho ndanabizi. Ndanabizi noneho njamura byumve nta kintu ntwaye, nta soni binteye kuba narabaye umusirikare w'inkotanyi, nta soni bintera, ndananezerewe kwanza. Wewe biteye isoni ibyo birakora ko igihugu twakibohoye, jenoside igahagarara, ngiye nguwe neza mu gihugu reka mbisobanure. Ashatse kwivuga hangaha bunga Satani. Burya mu rugamba iyo umuntu akurusha imbaraga ntumujya kure. Hari strategy zikoreshwa, ndivugira mwimwe yonyine. Izindi ndazihore. Iyo umuntu akurusha imbaraga umutega mbusha ukamwubikira. Icyakabiri yakurusha imbaraga ukora icyo bita sniping, ukamudoginga ukamugeraho. Ibyo byose ni uguca intege. Rero abadayimoni nabo iyo birukankanye baraguhunga ukagira ngo bahagaritse imirwano, ariko mu guhagarika imirwano nibwo Satani barimo acuna intwara zakubitisha. Rero turwanye Satani nawe azaduhunga. Rero itonde utazasanga Satani yamaze gusnipinga akuri mu bitugu arimo agira ngo akurangize, uteza ubutero shuma ukagira ngo urugamba ntajya kuri,
abari hafi aho ngaho tubonye ngo nuko mwegera Imana ko mugwanye cyane z'abahunga Yesu abagineza cyane kandi Yesu akwambika imbaraga. Urwo rugamba ndarusobanukiwe ndaruzi cyo bita kudoginga, akaguca ku ruhande, umuntu akora sniping, arakora icyo bita mbushe, akora icyo bita gukatinga umuntu ukamwima inzira yo gukora ibyo kurya akavamo. Ni strategy nyinshi cya tactique nyinshi zikoreshwa, izo zose Satani arazizi. Aza aho ukomereka, aza ikigukomeretsa, aza ugukomeretsa ukababara, aza ukuvuga nabo karara udasinziriye, azi ikintu yakora byose arabifite. Rero akoresha abagenti be kugira ngo ucogora ko ni byiza ko ugomba resist kuresistinga kuri Satani, ukamucyaha ukamwirukana. N'umuntu yakuriye uti mvi nyuma Satani kugira ngo ubashe gutsinda. Izo ni imbaraga zitwinjiza muri deliverance kandi ikomeye, ugasanga tugeze kure hashoboka. Ikindi cya kabiri, menya sanko kuriho kwimuka kwanza, placement cyangwa kwimuka, gushaka umwanya wo kwimuka. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kwakira umwuka wera mu buzima bwawe uba utangiye kubohoka. Rero iyo umaze kwakira umwuka wera ugomba no guhindura ibitekerezo, ubihinduye n'ibyanditswe byera, ukamenya icyo amagambo y'Imana avuga. Aha ntibavuga bavuga, aha ntibakora bakora, aha ntibagenda bagira gutyo. Use nk'ufunguka muri mind yawe, noneho winjire mu buzima budasanzwe, kuko bigaragara neza ko nta na kimwe wabasha kugeraho utabashije gukorera Imana no kwegera Imana, kandi ukumva ko umaze kwimuka muri wowe. Ufite amaganya, ya magambo y'amajajwa imwe y'ubujajwa bajya bavuga no, ugatangira kwenda umwuka wera no mu ijambo ry'Imana, kuko hari umwuka wera, ahari ibyanditswe byera, ntabwo Satani ajya hakandagira. Bivuze rero ngo ni muhimu cyane iby'ingenzi iyo umaze kubohoka, yuko utangira gufixinga uyu mubiri wacu, uyu mubiri hangaha, ugatangira kwibaka mu buryo bw'umwuka wera no kubasha kuhangana n'uwo mubiri, ko Satani akorera mu mubiri fresh this dufite ahangaha ntabwo yakuhangara mu mwuka. Bivuze ngo uri mu mwuka rero ukegera mu mbaraga zidasanzwe, n'ubu ugiye kumutsinda kandi ukamurangiza mu izina rya Yesu. Amavuta y'Imana kuzaho rero ni ukuri, kandi izi ni intambwe ukwiye kumenya ukazitera kandi ukazikomezaho. Icya munani, cya karindwi, jya uhora buri gihe uhindura imitekerereze yawe, uyigire mishyashya. Renew your mind in your new identity in Christ. No kuvuga kwa identity wihindure, wari uyuhindukuriye. Reka bajye dusomere mu Bakorinto ba kabiri ibice 5:17. Dusetse abasenga Imana dusoza n'ubundi minota twihaye bayanageze, kandi riko abira Imana baho umugisha mu izina rya Yesu. Abakorinto ba kabiri ibice 5:17. Bivuze ngo ibiraba ngo iyo turi muri Kristo Yesu tuba turi byaremwe bishya. Tuba 5:17. Yego, umuntu wese, yego, wese ntabwo ari umuntu, ni umuntu wese, yego, iyo ari muri Kristo Yesu, yego, ababaye icyaremwe gishya, amen, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Amen. Murongo wo hasi. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Fango uri muri Kristo Yesu yacyashize, noneho abatangiye kuba umwana w'Imana. Fango iyo amaze guhinduka mu buzima bwawe, ugomba no kuba mushya mu bitekerezo, mu ijambo, ndetse no kwikuraho ya mizigo yakuremereraga, no gutangira kwegera Imana. Ibyari bibuka bigira byiza ho bajya ukahava. Izo ni procedure zigufasha kujya muri total deliverance nakubwiraga, ukajya mu byanditswe byera kandi ukaba umuhanga wo gusobanukirwa. Icyanyuma ngiye kubwira na identity yihindure ise neza. Icyanyuma nta kindi no kumenya gushora imizi mu murimo w'Imana, mainly rooted in wa muzi muremure kibita hasine principal, cyangwa se na bitangwa main roots, the principal roots. No kuba muri ryatoro muri wa murimo w'Imana, ugakora umurimo w'Imana, ukegera Imana, bakagufasha ugasenga, kandi wamara gusenga ugatungana. Ngibyo ibintu ukwiye kumenya. Imana iguhe umugisha. Icya mbere imenye, icya kabiri ihane, icya gatatu ongera usubire mu magambo meza yo kubaka, icya kane ibohore, kureba amafilime apfuye n'amavideo byose cyo kwatari byiza ubuhoke butabarwe, icya gatanu menya guhangana n'umwanzi udatsinzwe,
kandi Imana ibona icya gatandatu imukuve mu ruhande rw'iwaga mujye mu ruhande rwiza. Icya karindwi noneho gumana identity yawe, new identity y'umwana w'Imana yigumane kugira ngo ugere ku bintu bikomeye. Icya munani ni ukuri ntugate umurimo w'Imana. Buri muntu wese mu itorero abo wejejwe muri ngizo the basic foundation cyangwa se ngiyo nakwita fondation yo gutangira ikintu cya deliverance kugira ngo ubohoke mu buryo bwiza hagati hatagira umuntu n'umwe wo kubangamira kukitagenze neza. Iba utabanje kubifata amaturo washyiraho n'ibyo wanavuga ntacyo byamara nizo ntambwe, kuko kubohoka ni igitekerezo cy'Imana ku muntu wayo, so umuntu bizana. So rero Imana ibaho umugisha abakucyumvira byenshimishwa nuko wabyumva ukibaza ngo ibi bintu narabimenye sinarisobanukiwe ndiyizi se nibyo nkora se niko ndimo ngenda se bizamera gutya se bizakomeza gutya se ese ubundi hano nakoze. Rero ngiyi impamvu mujyambaza ngo ko nabikoze bikanga nuko wabanje amaturo ariko utari hano, wabanje igitambo utari hano. Igitambo cya mbere ni wowe ubwayo kubanza guhindukira yourself, kubanza ukimenya ukaba ufite new identity, sinabaye mushyashya hanya nkundi umushumu ugiye kwenda kuyana ngo imenye identity yo yimenye isobanukirwe ndinde nduwande. Twabonye ko intambwe ya mbere ni ukwisobanukirwa wowe ubwawe, ukamenya ugafungura aya madirishya y'ibitekerezo, ugafungura inzugi z'ibitekerezo ngo aha reka nkore gutyo. Rero Imana ibaho umugisha, mukomeze mugubwe neza aho muherereye, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore comment, kandi utarabona muvandimwe wowe wiva ngo ntabikunda we mwoherereze gusa ibindi ureke afite uko azabimenya kuki wifuza ko aboka batabohotse. Rero turahari mu mwebwe wa Ministries. Imana ibaho umugisha, mukomeze mubohoke mugubwe neza kwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom.